manza ari indwara ishaka kuzamo inanasi ukabona irumye ishatse kuma. Mu murima w'inanasi usanzwe uhingwamo n'abayibumbiye muri koperative Coafuga yo mu murenge wa Gakenke muri aka karere ka Gakenke, nibo bagaragaza cyane iki kibazo cy'inanasi ziri kwibasirwa n'uburwayi bikabagusha mu gihombo. Uburwayi bwatangiye kuzamo uburwayi kuburyo inanasi ari iyo tugasanga harimo akabazo, ariko ntabwo zose ni zimwe na zimwe. Gute bufata gute bibona gute dusobanurira? Biraza bikajya mu hatima hagati tugasanga inyuma ni ibintu bimeze nk'ibititirimo imbere. Iriya hirya iyo ndaza kubera ukuntu zimera. Iriya hirya ndakwereka uko bimeze. Bigateza ikihe gihombo? Bituma nyine zitakaza umwimerere wazo. Ukabona irahishije. Ukabona mbese ni uburwayi burimo. Buri guteza ikihe gihombo cyangwa ibiki? Igihombo cyane iyo yaguhaye mbese ubwo kumva ntaho abarijemo igihombo. Izindi ugasanga mbese mu nda iri gusaduka hakaza n'ubusimba buza ku nanasi ugasanga bumeze nk'ubushishiri, nabwo bugateza ikibazo. Kanyetariki Evariste, umwagoronome w'akarere ka Gakenke ushinzwe ibihingwa ngengwabukungu, ashimangira ko ari ibyonnyi biri kwibasiriza inanasi bikunze kugaragara mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi. Aragariza bacteria zikunda kuza ni nk'ibyonnyi bikunda kuza mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi, bikaba byaragiyemo bikajya mu rurabo rw'inanasi, noneho mu gihe inanasi irimo ikura nabyo bikagenda bikora byinjiramo imbere, ariko bigakunda kuba bibi cyane mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi. Nibyo biri kugaragara. Mu kuvugutira umuti iki kibazo, ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke buvuga ko buri gukorana bya hafi na RAB ndetse n'abandi bashakashatsi mu rwego rwo gushaka igisubizo cyihuse, nk'uko bishimangirwa n'umuyobozi w'aka karere ushinzwe iterambere ry'ubukungu Niyonsenga Aime François. Ugasanga bavuga bati tubona hari ikibazo cy'uburwayi buri kuza mu nanasi. Igisubizo dufite ni uko icyo kibazo twamaze kukiganiraho na RAB nk'abashinzwe ubushakashatsi, tukiganiraho na bamwe mu bafatanyabikorwa dufite barimo nka Kungahara, none kugira ngo bagende badufasha kuba twaba tubonye icyororo gishobora gufasha abaturage kugira ngo mu gihe za nanasi ziri gufatwa ariko tube twagira nanone ahandi zishobora gusimburizwa bashingiye ku kuba babona imbuto icyororo cyiza. Icyo nicyo turi gukora dufatanyije n'abafatanyabikorwa, tukizera yuko mu gihe ubushakashatsi bugikorwa ngo harebwe izo nanasi zigitera uburwayi n'iki, ariko tukizera ko bizagenda neza, kandi n'amahirwe ahari ni uko usanga biracyafata amababi ntibirafata imbuto. Ubwo rero tukizera yuko igisubizo kizabonekamo cyiza. Muri rusange, nubwo muri aka karere ka Gakenke aba bahinzi b'inanasi bagaragaza igihombo bari guterwa n'ubu burwayi, ubusanzwe muri aka karere ka Gakenke ubuso bungana na hegitari 1250 nibwo buhingwaho inanasi zigatanga umusaruro wa toni 1260 buri mwaka. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.